Ibihe byiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire TV nongeye kubasuza mbifuriza ikazano kuri CEI Empire TV mbashimira buryo umuntu natwe mu bigeno byacu bya buri munsi hano kuri CEI Empire TV. Nyuma yuko Shaddyboo atabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB arusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunda Aimable uzwi nka Yugi umukaza aramushinza kumusambanya ku gahato. Uru rwego rwemeje ko rwakiriye iki kirego. Umuvugizi wa REB Dr Murangira BTR yabwiye igihe ko Shaddyboo yamaze gutanga ikirego ndetse akajya no kwipimisha. Ati twakiriye ikirego cya Shaddyboo nibyo byatangiye kugikoraho iperereza kandi nawe yavuye gutanga ibizamini muri Isange One Stop Center. Iyi ni inkuru rero abanyarwandakazi ikomeje kubicicikana hano ku mbuga nkoranyambaga za hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu nguyu Shaddyboo wamenyekanye mu guhostinga cyangwa se mu kwigaragaza ndetse kaba nomwe mu banyarwanda bayoboye abandi mu gukurikiranwa n'aba followers benshi cyane ku rubuga rwa Instagram. Yaramaze igihe yaracecetse kandi yaratuje bako atagishaka guhura n'abantu benshi. Rero ngo mu buryo ngo yaratangiye kwinda rero ababarira abantu yisuganye n'abandi bantu nyine bagiye bahimukirana cyangwa se bagiye bamugirira nabi. Uyu musore rero uzwi nka Yugi umukaraza wanabyigiye ari mu ishuri rikuru rya Nyundo mu gucuranga ndetse no gutunganya ibijyanye n'imiziki. Uyu bamwita Yugi umukaraza ngakaba rero bari yamutumiye nk'inshuti ye, rero basa nkaho bari mu biyunga, ariko uyu musore akaza kuba yamusindisha akamunywesha inzoga Shaddyboo kugeza aho yaje kugwa agacoho agasinda. Akaza gusinda rero uyu musore nawe akahita afatirana uyu Shaddyboo ndetse akamusambanya. Rero ngo yabyutse asanga umusore asa nkaho hari ikintu hari ukuntu yaba yigenje, dore ko Shaddyboo ngo yarari no mu bihe bitari byiza, bya bihe by'abakobwa niko yitangarije ubwe. Rero ngashidoka asanga umusore uyu w'umukaraza nawe yamukaraje cyangwa se bwo nawe navuga ko yamwivuganye cyangwa se yamuciye inyuma akamufata ku ngufu. Abantu rero bari kwibaza Shaddyboo ni gute yakwisanga ahantu cyangwa se ni gute ibi bintu byaza kuba yabyemerwa koko kari ukuri. Uyu Shaddyboo yagiye ashinzwa n'abatari bake ko yaba akora undi mwuga. Nashatse kuvuga agira kuri izi mikoro za CEI Empire, dore ko ntawe amupimye cyangwa se ntawe atigeze abyiyemerera, ariko mu kazi ke ko guhostinga bakagenda bavuga ibigiye bitandukanye. Rero uyu Shaddyboo ikirego cye cyamaze kwakirwa n'ubugenzacyaha REB, aho bagiye gukurikirana uyu musore Yugi umukaraza rero agakurikiranwa kabisa ko yaba yafashe uyu mukobwa ufite, nabyita ko no mufiyemere afite abana bakuru cyane biga. Rero ubugenzacyaha bugomeje gukurikirana iki kirego kugira ngo uyu Shaddyboo arenganurwe. Na yo ngayo makuru rero yarayamacicikanya ku mbuga nkoranyambaga. Reka tuze gusimbukira muri DRC Congo turebe ibiri kwavugirwa nyuma yuko uyu Evariste Ndayishimiye yakiriwe nk'umwami mu gihugu cy'abaturanyi icya Congo. Reka dusubire mu makuru yacu agiye atandukanye hano kuri CEI Empire TV. Ciao ciao.